Yes, babe. Hello. Rumva amarezo agatari kugenda neza. Nubizi sana mu Rwanda igihe ikirere kiba kimeze nabi ugasanga ntabwo biri gukora neza ariko ndi kukumva. Yeah, I'm good. There you go. So now we're I really miss you so much. Very good. And I love Mumbai Jana. Now very good when it's done Mumbai when it's and they won't go away. I can't wait. No, I can't wait. Yeah. Ntabwo gutegereza byananiye nanjye ubwanjye none se uko naho ndi numva gutekereza buri gihe nyine gira vuba mbonera ibyangombwa nzi nanjye sinsinzira nibyo ndi kwirukankamo gusa urabizi nyine biba bisaba processes ndende ariko Karibu. Okay, baby, let me call you later. Hey, baby girl. How are you? I love you too. Hi, my love. I know you. I know. So, how are you? I'm How fine. have you been? Come sit here. Oh my god, this is too much. So hope you're good today. Yeah. I could see you online love. Ntuva kuri telephone. I called you like 20 times. Nta makuru ufite erega mba mfite hano muri inzu. Anyway. No ugitera by the way. Gute se? I can tell you that. Now urabizi ariko. Sikuri kutagisohoka. How comes wirirwa mu rugo umunsi ukira? Ngo uri kureba movie, can you imagine? So none muri iki nabaye umugore reka. Being a wife nta kintu bichanginga. You still young. Uri umugore ariko nturabyara, you're still young. So you can use it by the way. Anyway, tukwakiriza iki? We have a juice. Baba utaranambwira n'ibyo ufite byose muri inzu like I just need water. So like ndi muri hangover uranzi nawe. Amajoro yanjye. So sinyimenya niba uri best friend wanjye or you something else. Warahindutse niba utaryamye. I'm mad right now. So ibintu byose bigomba guhera. What is the meaning of that? Wanzanira amazi ubundi mfite byinshi byo kukubwira. Like you're doing bad nowadays. Now not crazy. Oh my god. Give me the cold one. That will be fine. Mana niba gushaka ari kwemera. I'm not getting married. Ndimo ndapfa like nabyinnye n'umuhenerezo last night like ugomba birebire rero nawe ati dufite abasponsa bari kugura. Of course I do. Uzagihora uri muri hangover yawe. Wita ngo nshaka umugabo nanjye miri imbere nkawe siko mbona usigaye uri seriye wirirwa wicaye mu rugo. Cyo kuza n'ujya usa nabi. Ngiye maze cyumwe nicaye mu rugo sako njya koga. Crazy. Arizo ubuzima bwanjye ubuzima bwabansizemo iyi mihanda rwose no I'm tired. Ariko ukeneye guhinduka by the way. What you doing? Already namaze guhinduka shiri nawe ngira umukobwa. Guhinduka mvuga suko sheri n'ubundi ntago wahinduka ngo wongere uhinduka umukobwa wari umugore. I know. So what do you mean? Kuno uri kwitwara birabishye. You have to change. Nyine mbwira gute? How? None se mubonanira kuri telephone so musigare mukora video call. That's how you help yourself. How do you solve your problems? Which problem? No kigire gutyo. Use igihe cyose amaze ameza gagiye. Kuva mwakora uko ese agenda? Oh, it's almost 3. Handling gute se ubushyuhe bw'iyi Kigali? Nde mashyushye by the way. I cannot lie. Uri hot na rimwe. It's not about that. Ngahibaze wo.
ibaze niba ngiye mpora ndi hot ibaze ko maze 3 months sure kiri are you serious are you for real nibyo nahisemo nyine ubwo ngomba no kubyemera nka wahisemo nabi nge ntago turi kumwe never ndi kubwira umugabo wanjye ngo gushakira mu diaspora nawe maze wubake utuze sheri that can't be me ndacifite byinshi byo gukora sheri really of course ahubwo wowe mbwira nkutema umwana uzajya kumenyera ibyo ari byo kuko ndabona ugiye kubyibuha pe use nabi wibyibushye cyane ugakabya na ati we nabeg you fire ese ubwo umwana agiye kunanura we agushyira kuri size it's like doing a sport kuri sports right we ariko ni kuri seri sinabwo ujye wumva umukomboye like anyway nyine hagiye n'amezi 3 shaba ari menshi of course hagiye mukumbura nkenda nko gupfa ariko nakunze ko nyine nabigenza ko nibyo nahisemo akimwe urakuntu babigenza uransetsa kabisa i Kigali izuye abasore hanini yeah do I mean use ikambwa amezi 3 ni menshi ibyo urabizi ndumva ubizi ntago ndi kubikubwira ukeneye kwifasha rega umubiri uraryana sheri seriye umugabo wawe ari kugushakira ibyango ntago nkubwiye ngo senya simbwiye ngo kora divorce you're not divorcing your man no you're not doing that ariko ushobora kwifasha mu gihe adahari ngiye mbwira nkutemo kiriya fresh uzajya kuzimya wumva ushyushye hari abana bashyushye hano ariko wowe ikintu kinsetsa ni kimwe kuno wabaye inamba wabaye innocent like with your innocent soul ndabizi ukuntu uri innocent cyane buri bumva ari ikintu cya danger I can't uzari gukora ibiki se ariko abagabo urabazi oh yeah abagabo urabazi they cheat bebe wabona mumaze kuvugana icyane kivuye bathroom kiri kwitunganya ubasubiye kuryama ubonye se atihuse wigeze uvuga ngo buying arabanza arangase ko atumvishe nuje kukureba se he don't care he's doing his shit akora ngaho wicaye wategereje n'ubundi aragushakira ibyangombwa uzagenda mu gihe utaragenda uzakomeza urirwe n'umubiri shake kuzajya sinabishobora menya ari mpamvu nashaka yeah ndabizi ntago yabikora think twice ndabizi ntago yabikora nyine uri umugore we yego ntago agiye kukudivorce usanga ashaka undi ako se umugabo wakihangana igihe kingana gutyo uri zahabu se ufite zahabu ubitsemo aho ngaho ategereje kuzana kurya atakivura atakifasha tangira witehoze dusohoke nkuze n'abashuti kwereze n'umwana uzajya kuganiriza ari gufite irungu uzahorana iryo rungu ryari kugeza ryari amara babitekereza uri mukuru akuze ndizera utari umwana ndi gushuka are you ready warm up no I'm not ready uzabikenera utari bubibone rero do it now you still have time uracyafite igihe cyo gukora ibyo ushaka you know nugende muzaba muri kumwe windeba nka televiziyo I'm telling you the truth okay fine I'm not getting married I got no problem I'm good bro kubi kuzindutse byagenze bite none imana nzindutse n'ubona icyaka kiranyishe ko byataye yose kabiri gafungura sana ngo biri kunzungutsa abo mu butaka mu banze bani akamwe ko katuma jenje gukora control kakanye ntabwo tubikora kabiri nakora fungura akusubiza ngo nanjye ushaka ko ndi umukiriya mwitegereza ngakaba ese kubi buza madena ufite kunangana akujya nishyura ndi no ko bitari kugenda neza muri minsi ariko ubu no wamenye ngo no okay nemubika hanzo kuzongera kumera hano utaranyishyura amafaranga yanjye yose undi bakomeje kwe akobye umenya ko ndi imbwa yawe cyo kibazo rero nitwaza ubuniga mukica business z'abantu okay basi noneho mugakaye kanyereka mukuzi
utuntu na tubiri the weekend tubiri twonyine baza amafaranga akomanje mu mwaka w'ubuji sikobi wahindutse ikavwereka nuko kira kuba impano z'ubwenge ubu wa mbere mu ishuri none rero future yawe niye kwera saa 12 saa moya mu kabari direct amaherezo akabiri kagira amasaha ibyo ni ibyano bashyira ariko nyine ikintu tuba tuje kureba mu kabari anytime wagikenera yaba mu gitondo yaba nijoro sikobi nta kuntu wabuze gufokasinga ku buzima bwawe ukagira ikintu ukora mu buzima nk'ubu hano ejo natanze akazi hano mfite manager mushyashya hano yuri tu n'umuntu utayari ntabwo ari kuguha akazi njye nkaza ukamemba bwa faranga uhemba ngo 300 uziko 300 y'umutanye n'icyana kiri tayari cyangwa umugore umeze neza na emiliyoni y'icyo wajya mu 300 ibyo byose ubundi ko ubundi bakamanze nkwishyura utwo tubyeri ndabona uyu munsi wambyukiye ushaka kwigira papa wanjye ku ngufu kode si kuva ryari gushaka ntabwo ari ukwigurira none se ubundi umuntu agashobora gusama kandi akora ibintu njye ntabwo nigurishije pepe ibyo biratandukanye kuba kwishyura siko uraye kwishyura inzoga amafaranga ubundi yamaze iterambere ryawe ni irihe simbona buri munsi uri wakubi amafaranga atageze ku wenda n'ijana umurimo niyo ari gutuma unyurira gutyo nyine ubusa imyaka yose maze sinjya mwishyura kuyandimo kuyarimo runaka nukurimo runaka nukurimo runaka ubuzima nk'ubwo se buzakuza warebye imbere ugafokasinga ku buzima bwawe bwite reka kuvuga gutya ntabwo ko nkonga ndetse no kwitayeho nakwikorera rwose ubuzima ko umuntu agiye kushaka ugapfa ukavuga uko ubonye ukavuga gusa ari ibyenda akora ikibazo nawe namaze ko umwanzi wawe ariko ikibazo ni wakabije mwana wakabije kwigira papa wanjye kandi imbere twaravugana ntabwo ndabizi ubu nuko maze iminsi nakazi mfite ariko akazi ngiye gukora muri iyi minsi diaspora wowe no kugenza ubwo no ukagira ngo ninjye nyirakabari si washaka kanse Ubu 18 ntacyo ukorora acira abagabanya nexe ko bibanza umbwira ugiye gusenya urugo rw'umugezi urugo sasa umunsi bakuvuniye umugore w'abandi gusa mu muziki umunsi wisanze za mageragere uzira abambo z'abandi uzabumva iyo ni business dimiteye sinete sinyaciringa ababebi tungana n'abandi bose ubwo n'amahanda byose sinshobora guciringa nayo ayo niyo problem naho umugore uz'ubwenge ushobora kugira gutya akaza akansanga ahantu runaka n'iki gusa nyine tu nakubeshye nanjye nshaka gukora nk'ibiraka nka bitatu akamuramo igishoro mu bintu byose uzi opportunities zose zuje kuri ino si wararebye uhitamo ibyo ngibyo ubona n'uwo wakora igishoro none bikumvikana naho ngo bafite wamba bayije ko wakoresheje ubwenge bwawe kugira ngo ukoreshe umubiri wawe bro uzi kugira ngo umuntu akwishyure umukomagure abone yongera guhe na balance yabisigaye nabyo bisaba ubwenge bigasaba n'imbaraga bro kazi kanyenda zakoze ino it's your life it's up to you uko ushaka nakugira inama nta kibazo ariko utayishaka uri much wine right gushyingura nzaba mpari no muri gereza nazagusura usahitamo neza right si manager y'ingoza abanza bakura amasuku y'amacupa y'isije angayo Jesus Christ karinge waboneye sha na tubiri ucugenda rwose reka abantu simwezi kabisa utwo tucishime turi mu masoko nanjye kora kumeza muri control sibyo gusa think twice ibintu nkubwiye
by'amafaranga y'iwanyu ukagira ngo twese tuyafite. Nein, das klingt einfach. Hello, baby girl. Thank you, visitors. I'm going to stay with us. Ndabona ari kwirukamo wazindutse mvuga kurya byananiye bakafata akawayini wenda akaraza kumfasha asaba kuba wambaye ese wumva nambaye gute wambaye amakora wifunze amaguru atagaragara surprise the guys around here he's coming nanze kuhamugeza utaritegura ko ndakuzi pe wameze iki wabaye uteye iki se Niki kuba nakubwiye kuriya nyine ngo wenda none se si wamamagaye kuba wamamagaye utakonfirmye the guy is here just to chill the guy you have to enjoy life babe nakubeshye ngiye mfite ubwoba ibyo bintu ndumva nanabivuyemo pe so ibyo bintu twabivuganye ibintu bye by'ubwoba ndabihaza oya ese mugiye kubana n'umuntu gukemura shida just it's double F by the way nothing big. Okay. He's about to come, by the way. Abagira neza umusazi. Agucisha mijisho. It's... Iki se? Nago wakabaye bikora none. Ko nakubwiye kuriya ngo naraye mbitekerezaho ariko ntago nakubwiye ngo yite umuzana wakabaye kuba wabimbwiye. Barakuroze. Arwa. N'ibintu bisanzwe babe. Babe birasanzwe. I know werega ntuzi guhakana ntuzi no kwemera ariko ni ibintu bisanzwe. Nta hantu bagiye. Parisa zabikora. Ninde uzabimubwira njyewe se? Babe, I can never cheat my husband. Cheating is not killing. It's fine, babe. Cheating him once? Urumva ari ikintu cyadanje. It's so weird. Can you chill for once? Jesus. Oh, here comes my guy. Have you seen him? Look how handsome he is. Chérie, oh, ça va que bien. Ako, uzi ko nubwo twagahejeje muco. Imyenda kose. You come simwasuzanyije. Namusuhuze wawe. What is going on with you? Okay. Don't worry. Yeah. Welcome. So, okay. Smiling, you could, it's fine. Yeah. So, he's Kobe. This is Swala, my best friend. He's my guy. He's a good guy. He got a good heart. He's so handsome. Look at him. Ni boy guy. See? Yeah. So, ini Swala, you know, my bestie. So, wishimiye kumumenya, right? Yeah. Welcome. Okay. I'm coming. Meze neza ariko. Yeah, meze neza. Yeah. Nje nabyita ko ari umunsi mwiza. It's my good day. Araciyemo igihe kinini amaso yanjye adaheruka kubona umuntu mwiza nkawe. Okay. For you, I really like your smile. Narakiyawe ukuntu woroshye. It's okay. It's okay. Are you okay? Meze neza? Yeah, meze neza.
ndi hano ku bwawe. Ego, ariko it's okay. It's okay. Sinzi impamvu intoki zawe nazikunze ku rwego ndi kumva nanazirikora. It's fine. Sinshobora kuba nzi. Okay, sorry. Can you turn off when it's important? It's okay. Okay, thank you. Where, Nikki? Nikki! Happy. Misty, how is it? Sako? Ah, you're gonna love him. This guy is so mwah. You know? Nikki, it's okay. What? Urumva nyine n'undi Why twamutakarije is umwanya. transferring? What is going on? What is going on? No, ntabwo usura umusore wawe wazanye. Uziko atangiye kunkora koraho Of course, azi icyamuzanye. Kuri yamera nko njye nawe dusanzwe tuziranye agatangira kunkoraho ako kanya. Swara. You're taking it like uri kwica nk'umuntu. Niyo mpamvu se wasipe ndi kubona wanasipe sinsize ufite grace yuzuye wayo. Njyewe umwe ufite igihunga pe. Nubwo amera ngiye gukora ikosa ryo. Can you chill for once? No. Ntabidanje ariko. Mise narinzi ubu wakabaye no kukorera mu zibindi. N'Imana ubwawe yamaze kunyandikisha ko no gutekereza ibintu nk'ibi nabyo ni cyane. Don't be rude. Don't be like that. There's nothing big. Sikugira ngo bagufashe wajya umugabo wawe yagufashe. Reka ukuntu wapanitse ukuntu umeze. Ntekereza aramutse abimenye. Nta kintu. Abimenye gute se hano hari kamera? Shiri nta kintu kimwe namuburanye. Ameza everything. Nangiza nka Aguhereza everything, but there's only one thing you're not getting nowadays. It's been 3 months, girl. Bibaye amezi 3, girl. Ngo wenda tutamutakariza umwanya. You my bestie sinana kushuka ibintu mba nkubwira nibyo kugufasha. Can you imagine? Si how wapanitse. Ntabwo umutima wanjye uri kwinyemerera. Ikintu tugiye gukora. Ndamuhereza amafaranga yiwe nyine bigendere. Ndamuhereza without action. 200. You're gonna give him money just like that? Yeah. Oh my god! I never seen a girl like you. Amafaranga muri Kigali se uyamenya mwihere. You send me the money, I will give it to him. Cyose cya wapanitse washyushye wajyangazurira inzu aza gufate nko ku ngufu. Why are you being like that? Don't be loud. Ni cyaha. Ntabwo wabyumva. Musi bya byose wakoze iki nicyo kiremereye ugiye gukora. None kuva waba ku isi nuracumura n'intungane icumura karimbi sheri. Okay, njye nta kibazo cyo kumuha amafaranga pe. Okay, give me the money. I will give it to him. It's okay. I'll give it to him. Niba utekereza ko muri Kigali we just pay just like that. Maze kuba mu diaspora utaranagenda. It's okay. 200 can ndatekereza nayo ngayo. You're just going to pay for nothing. Okay. Send it to my phone. Then ndaza gushaka icyo mumaza and then I will pay for the shit he will do. So okay, put your number. Nago je nizera ko nahereza umuntu amafaranga just like that. Ndamubizi cyo. Yeah, sure. I will give him the money. Ako je ndamukoresha niba utamukoresha. So I don't give a fuck. I'm not you. I'm not married. Tinago ndi mariye by the way. Yeah, send me the money. Ako wabaye check your phone. Of course I will check. Ko ndabizi ko tambeshya ariko ranenguse pe. I can never trust this shit. Sorry. Oh, Kobe. So she's my friend. No, what is where do you create a phone? Ugira telefone nawe wagiye kwa muri call center. Imagine. Umugoro wisunze byariko. Bagari byariko. Oya ariko akazi kari kwemerera wenda. Yeah. So rero uyu ngo yararwaye. Very stress. She's not fine. As Miss ariko ari Maria by the way. Did I tell you that? Yeah. Ari Maria ariko nta umugabo we ntago wa mu Rwanda so. Aho ikintu ndi gutekereza.
kumva already umunsi mba nawupangiye akazi kamwe. We will talk about that. Okay. Ariko nanabitwara gakeya n'ubundi nkamurwaza gakeya ni. Stop it. Stop it. Muzajya muvugana nanjye ngiye kuri call n'umugabo wanjye se. Mwiteho. What the fuck is going on? Ntabwo ndi buvuga ibiceri nizere ko ngomba kubibona. Of course I'll give you money. You have to work for it. Don't be surprised. And you miss me. Do miss me. I know. So after ubugoryi bwinshi bw'abageni sinzi like she's not being serious. Usiko namukoraga agatitira nkajya mwisugi. No nsanze ya transfer byamurenze ndavuga what is going on? Jene nimvuze se umufashe ku ngufu se wenda. Nibwo bwa mbere muri aka kazi nengeye guhura n'umuntu ngamusujura. Ntago ari isijya married. Agira mugabo yaramuroze men. How can someone be like this? Uko nari mwiza. Nyine bikurikirane. Abo twigendeye tujye kurya show nyuma. Twigende tunayarye kwanza kubera she's not serious. Kanze ndabe ibyo arimo hari yabona ubu yapaditse ubwo bwamwisha abana bibwiye n'umugabo akamunteza sha. Aya nagabikora nawe. Yabivuga mwana wowe uko yapanitse kandi umugabo we buriya ni inshuti yanjye. We bikurikirane nyine ubundi gatugende. Ibyo biceri nari nabibagiye. Andebe bagorame. Hayır. Shiri, umva mubwira. Usko wajya umugabo wanjye arerekwa. Bazi ko yatangiye kunyeka. Yatangiye kunyeka kandi nkubwira ibaze ko biriya bintu nta n'ibyo nigeze nkora none ariko nshinja nkaho ibyo bintu nabikoze. Nyine mbwira. Ndabizi se nanjye nicyo kintu ndi kwibaza kuko nta wundi muntu ugera hano nta wundi muntu nabeshyira kandi nyine nawe sinabukiye kuko nabuze ikintu cyo gukora ntabwo nzi ikintu nakora pe. Niki ntabwo nshaka gusenya pe. Ntabwo nshaka gusenya. Urabizi nkunda umugabo wanjye pe. Niki yabimenye nibyo ndi kukubwira ngo arabizi. Ari kunshinja n'ibintu nkumva simbizi nta nubwo nzi icyo gukora nimba hano haba na kamera nimba ari nk'umuntu wadufotoye inyuma y'igipangu ntabwo mbizi pe. Give me like 10 minutes. Just chill. Okay? Okay. Hi. Okay. It is. Alright. Yeah, good. How are you? Really. So you good? Yeah. Yeah. Rwanda sawa ni bite?
Rwanda n'u Rwanda ruhora ari rwiza. Wakumbuye, no? I know, right? Yeah. I know. Okay. Umeze gute se? Ni bon. Amahoro. Uri mu bantu ngomba kubona bwa mbere. Oh, that sounds good. Akantu gasubiremo kabisa. Yeah. You make me feel like niyongeye ibiro bitanu, you know? I know, Yeah. Urabizi ngiye bashaka kukubona, you know? Yeah. Me too. Yeah. Maybe. Mpamvu naguhamagaye hano hatari mu rugo iwanjye. Sure. Yeah. Ndumva uri kuvuga ibintu biryoheye amatwi. Ndi kumva nicaye nka kure yawe ku buryo nakwaye ibyumva ngo ndi kumva nicaye kure cyane kabisa. Nashatse ahantu hari safe, hari security ku buryo tuganira neza. Niyo mpamvu nyine nakuzanye hano hatari iwanjye, ntangaga distractions. So sweet of you. So sweet. I love it. Okay. Ndumva nicaye nka kure. Ndumva nshaka kukwegera tukaganira twegeranye. Like, yeah, I can feel you mwegereye. Well, Is that fine with you? Yeah, sure. Okay. I wanted this. Oh. So, as I was saying, nishimiye kubona like. Yeah. Nanjye nuko. So mwe kutereta swara. So kuchunguzanya muswara kandi. Oh. You know. Muswara tsamenya ko nanagize inaha. You didn't tell her? No. You're so kind. No. Oh my God. I'm so happy, so excited to be with you. Nice. To be honest, actually, I'm the lucky one. You know. I am the lucky one. I am the lucky one. Kubera, you know, wagiye umbwira utuntu twinshi kuri swala, you know. Yeah, of course. And I was planning our future. So with her? Of course. Okay. Because I was planning my future with her. Iyo ntaza kugira, of course, you know, nari ubuhiye. Niko sigaye byita like yeah. Shana nkunda kubona umuntu like arimo arindimuka mubona arimo agenda ahantu habi sometimes nyine biranje na nikomeze buriya swara ndamuzi ndamuzi cyane urabizi na kuko muzi so nabonaga nyine uri mujya ahantu since ukuntu nabikubwira like in good way but she's not a wife material. And you know that. You now have already I do. seen now that. I Yeah, do. now you do. You know that. Now I do. I haven't seen it. But, you know, ariko biriya nakweretse even Yeah, tubona ko yeah, right. ntabwo ari umuntu wo kwizera, you know. You Yeah. cannot trust her at all. For sure. Well, So, shamana, ko nyine mba nanga kuvuga ibintu byinshi ariko umuntu atinya kuvuga kugira ngo wenda utagira ngo harimo amakabya nkuru ibicyakwa swara rwose wapi. So I was thinking, you know, sinzi niba hari icyo gihe cyabyo cyangwa I don't know. Igihe cy'ibiki? Like, let me know. It's okay, you're free to talk. Sinzi mu by'ukuri ikintu nakwitora, you know, kuba warangira inama, kuba warandabuye, you know, sinzi ikintu nakwitora. So I was thinking maybe if it's okay with you, kuko n'ubundi nari ndi gupanga future na sora. Kandi ndacyakeneye. Kutari like you have to be comfortable. Like I don't know how to say it. I don't know how to say it. Let me know. I'm here to listen. Ndacyakeneye future yanjye n'umugore. You know. I get you. So
Are you proposing me? Are you asking me if I can be a wife or what? Can you? You can see that. Can you? Umva the wife material. Like, sisuba n'ukuntu nitwara. Yeah. N'ukuntu mba meze so. Gusa nyine nanga kuvuga wenda ngo tagira ngo wenda sinzi ukuntu swara bibonye byaba bimeze. Ariko nyine inzira nimbwira umugenzi. So Bwiza bukwicaza ibwama ariko ubwenge bwo butumutsinda. Yeah. Kind of to the Yeah, that's for sure. You can see that. Right. Yeah, so So can you be my girlfriend? Oh my god. Oh Jesus. Like I wasn't expecting this. Of course, why not? Oh my god, you're so sweet. You're such a darling. Like, uri loyal. So, nkunda batipe bari loyal. Like, kandi uri full of package for me. Like, you're my type. Yeah. You have no idea. Yeah. Ndumva nsaze like ndashyushye like I just wanna feel like I just wanna come close to you. Like I wanna be. I don't know. Ntabwo nzi niba uri kubona uburyo nabaye excited like. Yeah, I can see that. Yeah, right? Yeah, but akuntu wabinyereka. Like you can show me that you want me to be your girlfriend. I want you to be my. How do you want Show it to to me. How do you want me? We are sitting here in the sitting room. Twicaye hano nyine just like I don't feel like like what? It's so sweet. Like I was waiting for this. Man, imana singirumva, you know. So what can I do for you? Like how can I show you that I'm serious? Which room is yours? Here or there? You want to go to the room? Of course, I do. Shut down Very stupid girl. Harya ngo uri wife material cyangwa injajwa material? Do you still want to go to the room? Niki, ni igiki nagukoreye mu buzima bwawe? Subiza. Ku buryo wowe wifuza ko nava mu rugo rwanjye ukabijyamo. Look at you. Uhere kuri iyo kanzu. Ikanzu naguhayemo gift niyo uza wambaye ngo uje guseduza umugabo wanjye. I can explain. No, explain what? Do not explain. I knew everything. Genda swara navamo umwatresi mwiza. Arihe. Faites. Está bien. Kutitaba. Le numéro composé est incorrect. Ouais. Assurez-vous. Hi, babe. Sheri, umva mubwire rero uziko nzashobora kuba umwateri vuba ngaha wadanjira ibikombe byose ngo muri mashariki birirwa bahatanira nkabihatanira. Guess what? Ntabwo nari nzi ko uriya mukobwa ashobora gukora ibintu nka biriya pe. Ibaze ko yigize noneho
yigize nk'umuntu mbese wangiriye impuhwe ugiye kuza kureba ikintu cyabaye ibintu nk'ibyo ngibyo. Nakubwiye ko nta nshuti ufite mwari inshuti yawe n'igihe wenyine maze kubibona nta ibintu byacu twagombye kuba tubishyira mu bantu benshi. numiwe numvaga wenda abandi bishoboka kubera ko niki twabanye guhera kera twese turi imfubyi dusangira kabisa n'agahiye ntabwo nzi nyine ko twakura yangiza akaminduka bigeze ahangaha kuko numvaga ibyanjye n'ibyiwe byose ari ibyacu ntabwo nyine nari nzi ko nawe yashakaga ko ibyawe nawe bibibye nyine ubwo baje reka konse to be honest nanjye ntabwo nifuzaga ko byaba ukuri kubera ko ndabizi ko ari inshuti yawe cyane ariko nyine nagomba kubikubwira kugira ngo ube careful ubundi ukwica n'ukugambanira n'ubukoze neza nubwo numvaga yaragombye kuba inshuti nzima ariko ntabwo nyine ariko byagenze cyo kwa nyine ku ruhande rumwe ndumva bimbabaje pe kubera ko namukundaga pe ariko ntabwo nari nzi ko we utanyifuriza icyiza Rebecca kandi thank you so much nyine kubwawe kimwe reka nkubwire rero mbere y'uko ngusezera wenda umwihorere ntagire ikintu mubwira noneho yewe nzakwereka hari icyo hari agakoryo nshaka ko dukora nibwo tuzabimwereka neza ariko umwihorere we ntagire ikintu mubwira hari agasenariyo nshaka ko dutegura jye nawe biri mu buryo bwihishe ariko sibyo yego ibintu byose iki nagukore mu buzima bwawe wenda gituma wumva wamemukira wowe ubwawe nta nubwo wakumva byibuze bwarimo ugira isoni ukorwa n'isoni koko n'ikintu iki naguhaye ko nta mafaranga yose rija de poche nabaga mfite urabizi neza ko twayigabanaga ku ishuri n'ikintu iki nagufashije muri ubu buzima sheri nta kintu ntamukoreye byari igihe navaga no ku ishuri nkarisiba hejuru y'iyi bici indaya nkamwitangira nkamuhereza amafaranga yose nabaga mfite niki sohoka unyibagirwe mu buzima bwawe bwose wibagirwe ko wigeze kungira nanjye guhera uyu munsi sinzongera no gutekereza ubucucu bwawe cyangwa ko negeze mura nawe nimba ari inzozi mbi nagize muri ubu buzima nuguhemukirwa n'umukobwa nakundaga gicucu gusa nitangiye inshuro nyinshi ni igiki nagukoreye nikivugisha ukuri ndavuze ngo sohoka guhera kuri njyewe kugeza kuri nimero yanjye unyibagirwe bebe umuntu azagira inshuti bwigenze gute